abahinji b'obutunguru borekera kwerarikirira kwija kukora roso omu season egi bwanyuma y'enjura kugwa nyingi kandi obutunguru butarikwenda njura nyingi. Joseph Wansenkoko chairman w'entebe ya Kashataho bw'egomborero egi kandi chairman w'abahinji b'obutunguru abarikwegitira omu kibiina kya Kanaba Onion Farmers nagira ngu baferirwe munonga kandi tubakozire magoba. Ubuhinzi bw'omugombora ya Kanaba bwari buhagaze neza uretse ko bufite ingorane nyinshi. Yinzu ubutunguru ukagira ubutunguru quality nkiyi ubutunguru bwa Kanaba uramutse ubukuye bweze neza ukabubika bumaraga imyaka 2 uri mu kabati. Ibyo bikaba byatuma ushobora kububika igihe cyushakiye ugategeza igihe cy'ibindi ubundi buzerera. Ubwo nagira ngo abashubuza ba Kampala nibija babatera hebeye yabo kandi abahinji bajigenderaho kandi ubwo nagira ngo ekinkireto kutakwatanisa bakagira ebeye yabo ekirukureta baremwa kuganyurwa mu kuhinga kwabo. Ikampara abashubuzi baricara bakavuga ngo katuje inama nitugera gisoro hatagira umuntu iguniya urenza zino sente. Ubwo mwari iguniya yakaguza n'imitwaro 40-50 bo mu rukiko rwabo bagashiramo katugure 25. Ubwo nagira ngo inshahwero jera hamitwaro 8 yaza hamitwaro 35 kandi owe barukoresa sente nyinji mu kuhinga. Ariko umuhinzi ari guhinga ubutunguru icambere arapangisha umurimo utagufite muri guriya murima gwifuzamo imvaruganda, mu imvaruganda hifuzamo abakozi, hejuru y'abakozi hifuzamo gufuhirira, hejuru yo gufuhirira hifuzamo kubagara hifuzamo no gusarura. Iyo yose imirimo yikunganyije urasanga isano turi kubona ari nkeya. John Berhanje nagira ngo u Rwanda na Sudan tabakigura butunguru nko kucabire kirekare uri kugenda mu mwanya twagapakiranga kugira ngo bugende. Abenshi bigeye za Nyarusiza twapakiraga abanyarwanda bari kuja mu Rwanda, none mu Rwanda aho bikigenda ngo amafaranga gagiye hejuru bituma mu Rwanda butunguru bugwiriye babujanaga n'indi bakiza. Abandi ba Sudan bazakugurira ahangaha ntibakiza, hazakubitiramo n'iki gisibo cyabayeho cy'abakristo, abasilamu, abakristo bose bagiye mu bisibo. None ubu nta numwe wari wagaruka ahangaha. Habati Nsengimana uw'ekitongore cya Common Ground nagira ngo batangireho akaduka k'ebyokukoresa omu misiri yabo kugira ngo babase kuhereza aba batarukwe base byokukoresa na bwanyuma bashashure baheza kusharura. Aba Onion Farmers twarebaga bafite ikibazo cyo kugira ngo agro input kugura imiti itari myiza itari ku murembe, so aba baza gufuhirira nk'imyaka yabo na cyane ubutunguru n'ibimondi ugasanga nta bibayambye, ugasanga nta umuti ntabwo gukora neza nkuko bikwiriye. Amakoraga gashakwa Kate atuzarire.